usanga hari abantu bamwe na bamwe bari kuvuga ngo telefone zacu zaruzuye ngo kandi ngo tujye dusiba ibintu bitandukanye, ariko tugasanga telefone yacu iracyuzuye bakatubwira ngo full storage, ugasanga nibyo ngibyo usanga biri kuri telefone yawe kandi uzi yuko ibintu byose wabisibije byaravuyeho, ariko wajya kureba ukabona bari kukubwira ngo full storage. Njya kukubwira ibintu bigera muri 3 cyangwa se ibintu bigera muri 4 ushobora gukora kugira ngo telefone yawe nibyo kwandika ngo full storage, icyo ugomba gukora mbere yuko ibyo bintu byawe ubisiba. Niba uri bwa mbere mbonye kanda subscribe kandi like kandi kunzogera ubundi dukomeze. Njye mugiye kubana ni My Hope, ndabakiriye kuri iyi YouTube channel. Ni ya YouTube channel yanyu ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu wese ushaka kwiga ibintu bitandukanye wabisanga no kuri YouTube channel. Reka ngore ku bintu tugiye kubigenza. Step ya mbere tuzamaze gukora, tuzahita tugenda kuri file yacu. Ubundi tubona kujya kuri file yacu turebe niba koko ibintu byose tukora bisibije nkuko bikwiriye. Iyi ni step ya mbere. Step ya kabiri tuzagenda turebe kuri email yacu, turebe yuko tudafite ibintu byinshi bitandukanye bishobora kuba byarujuje telefone yacu. Step ya gatatu wenda ariyo ya nyuma, turaza kureba niba application zacu niba koko twarazisibije cyangwa se niba tudafite ama application aturira umwanya wacu, cyangwa se turebe niba nta application zikoresha storage nyinshi ku buryo ubona telefone yawe yuzura vuba vuba, ku buryo wajya gusiba ugasanga ibintu byose bimazeho, ariko telefone yawe urajya kubwira ngo full storage. Hari n'ikindi kintu cya kane ndaza kubagezaho, wowe reba ino video wirangize, ubundi mara kwirangiza ubundi ndaza kukwereka uburyo tuza kubikosora n'uburyo iyo telefone yawe ihora ikubwira ngo storage full, uburyo tuza tubyirinda. Reka dutangire. Nizere ko kandi subscribe. Let's go. Tuzamana duhere kuri file yacu. Reka turebe file yacu. Ndizere ko iyi ariyo file yacu. Bite dukanda ku tudomo dutatu. Tukimara gukanda ku tudomo dutatu, tukimara kudukanda tuza aha ngaha. Ubundi tuze dukande. Murabona yuko ibi ni ibintu twasibije, ariko ibi bintu twasibije ntago byavuyeho. Ndize ko muri kubibona kandi tuzi ko twabisibije, ariko ntago zigeze bivaho. Akenshi usanga warasibije ibintu ariko ugasanga byibere kuri trash utarabisibye. Gerageza tugende uhita ubisiba aka kanya, ubundi tujye tubisiba nka gutya delete. Reka tutegereze biveho. Reka tutegereze biveho guys. Okay guys, murabona yuko ibintu byarangije kuvaho. Iyo niyo step ya mbere, murabona yuko dusibije ibintu, ubwo buriya storage yacu isiyongera. Twongere none tujye kuri step ya kabiri, turebe niba ama application yacu twasibije niba akiriho nayo ari mu bintu atuma storage yawe yuzura vuba, ku buryo na telefone yawe bishobora kugira ingaruka maze ikaba yashyuha. Reka turebe nabwo. Tuzaza hano ku ntuze yacu kuri App Store. Reka turebe App Store, tuyikandeho. Tukimara kuyikandaho tuze tuza ahangaha ku gafoto kacu, ahangaha hano ku gafoto kacu tugakoreho. Tukimara gukandaho tuze ahantu handitse ngo manage device cyangwa manage ahangaha. Guys, munkurikire 5 kuri 5, munkurikire guys. Ubundi dute tuza ahangaha handitse ngo manage ahangaha. Tukandi nka gutya turebe. Dute tuza dukande ahangaha handitse ngo this device. Tukande tuze dukande ahangaha handitse ngo not installed. Dute tureba ahangaha list bagiye gutoba baduhereza y'ama application twasibye. Urabona yuko aya na application yose twasibye, aya ngaha yose ayose na application twasibye. Noneho ukeneye kugarura application nk'izi ngizi ntago wayisiba. None twebwe na application hano dukeneye kugaruramo, reka zose tujye tuzisiba, tubivura nka gutya ukanumwa tuno tuzu nka gutya. Sorry gatoya nka gutya. Ubundi utukanda hano hari agakubo ahangaha, hano hari agakubo hano hejuru nka gutya remove. Urabona yuko nabyo nayo ibintu byacu turabitunganyije fresh. Tujye kuri step ya gatatu, turebe ama application yacu dukoresha niba storage yacu
yaruzuye cyangwa se niba ama application dukoresha niba idafite storage ndende ku buryo ituma telefone yacu yuzura ku buryo byabiviramo ingaruka yo gushyuha. Tubikuramo ibintu byose tuza kuri application yitwa Exender. Iyi ngiyi tuyikandeho nka gutya, tuyikandeho tegereze gatoya ifunguke, tegereze gatoya ifunguke. Okay guys, mubona ko yafungutse, duscrolling tutambika ku ruhande nka gutya. Urabona ahangaha bari kumbwira ngo hari application imwe, dore ngiyi ahangaha ngo hari application imwe ifite storage ndende, murabona yuko banditse ngo wait installed. Ni application nyine imwe. Hano nuhagera ugasanga ushobora gusanga handitse 1 2 cyangwa 3 cyangwa 4, wowe umubare wose udasanga wanditseho uzamenye ko hari application ifite ituma storage yawe yuzura cyangwa se storage yawe ugasanga hano harabaye umutuku ahangaha. Uhita usiba ibintu by'ufite kuri telefone kubera ko icyo gihe uzaba uri kwica telefone yawe. None wowe nusanga atari umutuku hasi cyangwa gutya, yego gutya bizaba bimeze neza gakeya, ariko nyine ukumva yuko izi application nizo zaba ziteye ikibazo ahangaha. Reka dukoreho turebe ko izi application, reka turebe. Bari kutubwira ngo izi application ngo zikoresha storage ndende ngo ziri mu izi application uko ari enye, uko 1 2 3 4 5 6 7 uko ari 6 ngo harimo application imwe. Mwiza application rero niba nani mwigufite akamaro uzahita ugenda uyisiba deleting. None bari kutubwira ngo muri application batubwiye yuko ngo application tudasanga ifite akamenyetso ariyo application izabiri kurya umwanya munini hano muri telefone yacu. Ubwo application ifite akamenyetso ni iyi ngiyi ubwo bure niyo iri kurya umwanya munini anga muri telefone yacu. Niba nakamaro ya application ifite uzazuyivivura nka gutya, numara kwivivura nka gutya, numara kwivivura nka kuriya, maze ubundi utuza hano delete ahangaha, maze ubundi kimara kwivivura kuri uza tuza hano delete deletinga nyene. Urabona ya application yacu yasigenda. Reka dusubire inyuma turebe, urabona yuko ahandi bari kutubwira ahandi hasi umutuku, urabona yuko byahise bihava. Nyamuneka ibi bintu bikore kugira ngo telefone yawe uyirinde guhora bakubwira ngo storage full. Nawe ubwiye ku musozi w'iyi video ndaza kubabwira uburyo ibi bintu byose twabyirinda, nuko warinda telefone yawe guhora bakubwira ngo storage, cyangwa se hari igihe umanonka gutya ahangaha, noneho ugasanga hano hejuru hari ibintu bahora bakwamamariza. Niyo mushaka nzakora video uburyo wafunga bya bintu bahora bakwamamariza hano hejuru. Kuri hano hejuru bahora bamamaza, hahora ubutumwa wafungura data cyangwa se wafungura megabyte zawe, ukabona ubutumwa bwose bwuzura ahangaha hano hejuru. Niba ushaka ko mbakorera video kugira ngo ino video itaza kuba ndende, muze kumbwira muri comment zanyu, ndaza kureba ukuntu zingana. Nimara kubona ukuntu zingana, ngiye ndaza kubakorera video uburyo wagira uburyo warinda telefone yawe nyiri bakoroza bira butumwa bwo hejuru, kuko bira bintu iyo bari babikoherereza icyambere bimara megabyte zawe, demara ko megabyte zawe, ubundi ukaba wagura nka megabyte za desa, wamara kugura megabyte 200 kandi zishiramo. Niba ushaka nzakora ukuntu bifungwa, munyandike muri comment ubundi mbafashe. Kana subscribe, ukande like, ukande kunzogera. Niba iyi video igushimishije, ndabakunda, komeza kugubwa neza. Ciao.